ngo Riderman abarizwa he Vatican cyangwa Imaka nana hamwe Riderman asenga Imana Bibiliya na Korowani byose mbona ari sawa yaba twashoboraga gukora ibyo bidusaba ijambo ryiza. Turabashuje bantu ba Meza TV, turabashimiye cyane kuba muhora mudukurikiye. Uyu munsi turi kumwe n'umusore bita Gentil Busoro. Nanjye amazina yanjye nitwa Sam. Gentil Busoro, uyu munsi watwibwira ukuntu watangiye ubuhanzi? Murakoze, ubuhanzi muri anga naje kubw'impamvu z'ubusizi ariko ubusanzwe ndi umuacteur. Vuga cyane. Ariko ubusanzwe ndi umuacteur wa filime nkaba n'umwanditsi w'indirimbo. Urumva ndibanda ku nkomoko y'ubusizi cyane kuko ariyo yanzanye. Vuga cyane abakunzi ba kamera Ameza TV bakumva. Impamvu ndahangaha ni kubw'impamvu z'ubusizi ngiye ko urugendo rw'ubusizi bwanjye uko rwatangiye na n'ubu aho ngeze. Ubusizi njya kubutangira nabutangiye mu matariki makeya cyane mu mezi muri uriya mwaka, ariko ukuntu byatangiye najyaga ndeba ibintu bya showbiz cyane ku mbuga, ndebaho umusore twa Junior Rumaga, nta nubwo nari muzi n'ubwa mbere namubonye. Igihangano cye cya mbere nabonye ni Ivanjiri maze kuyireba ndayikunda, ngenda kureba n'ibindi byose ntangira kubikurikirana birangira mukunze kuko ndi umuntu ukunda kwigana ibihangano by'abantu. Okay. Juno Maga ni nayahe magambo yavuze muri cyo kivugo yagufashije? Mu Vanjiri nari binakubwira hano. Nakunze igisigo cye hari igisigo yatangiye bita Umvute. Nicyo ajya atangira avuga. Wadutirira akantu gato tukabyumva. Hari akantu nakunze ajya avuga ngo we banki yawe ni bedroom bizakugira busiketiri mu gatsindira ku manoti. Dora byo kubaza yatsinze nkara akabije washinze madamu yagusaba y'umunsi ngo tumuzungu yayariye nka muzi mubo yabyaye ko kunyagirwa n'inyagirwa umupapa Umvute. Okay, bakunzi ba Meza TV rero murukumva ko hano dufite umusore arimo afite impano itangaje cyane. Namwe comment, share, subscribe, ibyo ngibyo birakenewe. Musore wacu watangira abakunzi bacu ubibwira, babwire ikintu wumva ko, babwire aho ugomba gutera intambwe werekera, niba ari habi niba ari aheza byose tubyumve. Nabanza nkabacira amayange ku gisigo cyanjye. Igisigo cyanjye cya mbere nakoze bakita ese turapfiki. Ntangira mvuga ngo ese turapfiki ko abagakwiye kubana ko ari bo barwana, ko abagakwiye gusangira ko ari bo bacurana, ko abakarinze umutekano ni ko cyaritwe tudobya mbabaza ubundi turapfiki. Harya turapfa ubutunzi bitume demukira abo butunze badukunze bitanze bagakora mu byo batunze bakadureza ibidutunga ngo dukunde turamuke none turamuze turamuka cyane. Umutima wa kimuntu tuwuteretse hasi dutera inkota tukiye mu rwubati ngo tugomba gutunga byanze bikunze tutavunitse we tutanirinze dushaka ibenze tudahinze. Ese bisibyo dupfa bigatuma bamwe bapfa abandi bakanamba. Oya none turapfiki. Abakera bakwikiraga amasoko bagahiriye mu mfuruka abahinge batsinde sari, none twabukereye turanze tubaye bigwari. Aho kwagura ubuhinzi turimo turaciriza kirimbuzi nta by'ubutabazi imbabazi zo ntazo bazi, bamwe bigize barutwitsa abandi nababazi barimo bazikatiraga mu kena batazi. Nabi wabo ntabo bazi nabo bazi babaca amazi ibyo bapfa simbizi. Bamwe barapfa amadeni abandi turapfa amadini, abapasiteri bicana bapfa amaturo, urubyiruko nirucyumva umuburo nta musaruro. Uyu we ni umubyeyi gitavuye ku gatigiti ibiryo birahiye ahaye aba baturanyi be baraburaye, niyo bahereza no tubaramutsa ngo tagira nyina yuriye igiti. Nta muntu ukitabaza undi bitabaza imbwa, akazi k'ubuzamu bagariye abatarize, abo bo barize icyuya barabize, aho kugeza ibibazo ku musozo bateza ibyorezo ngo bari gushaka ubuzima, bashakira ubuzima mu bazima babambura ubuzima barumva ibyari bizima. Ni impamo y'Imana barutwa n'abatarize. Abakera bari abahinzi batunze batuye amasambu baragwije ibyo nibo byo baturaze. None twabacu tuza baragiki ko nabwa butaka bweraga kera kubera imvura igwa ko butakera kubera ko amaraso ameneka aboneka. Abo bo nitukiniga twigiza amanega ngo tuzatunga no kunyaga abagira ibyo bikadutera guhobagira. Maze ibyo niba byita ubutunzi dore ko ari nabigize abakozi ibyo babyita ibinyagwa.
bo bakabyubaha cyane bakabyita boro, byo bitagira imisoro n'amahoro, amafaranga avuyemo bakayita ibicwa. Ibyo bigatuma bamwe bababazwa abandi bakicwa. Ese ntimwamenye ko mpemuke ndamuka ari ububwa? Ntitwakwiyambura urubwa tukanga umugayo, tukabiba urukundo, tukanga ubugwari, tukabiba ubutwari ndetse n'ubupfura, dore ko nta naho babureka kandi nta n'umureko wabwo. Ngaho nimureke twese twunga ubumwe, twese dushize hamwe, tuzire u Rwanda ruzira Rwanda, tugire u Rwanda rugira Rwanda, tugire u Rwanda ruzira umwaga, mugani wa Rumaga, kuko icyo dupfa kiruta icyo dupfa. Twubake urukundo rudashingiye ku byo dutunze, ahubwo dusangire ibyo duhinze. Gentil Busoro, busore buzira ubusembwa, ndakagira burabanda. Bakunzi ba Meza TV rero murukumva ko uyu musore wacu afite impano itangaje cyane. Impano ye nagatangaza kandi ni mwebwe mwagira uruhari kugira ngo azamuke. Musore, impano yawe iratangaje, wabivuga iki? Inkomoko yabyo bintu njya kubitangira nkuko nari nababwiye nawe kuri Rumaga. Nabanje iki gisigo njya kucyandika, nabanje kwandika iminota nk'ibiri. Ko byatangiye muri groupe nkinamo theatre turi mu myitozo yo kumbwira ngo kuba dukora indirimbo, bibaze ko nkunda kwigana Riderman, byango ugiye kudukora hip hop ivuga kuri iyi topic. So rivugira hejuru kugira ngo abakunzi bakumve. Nakundaga kwigana Riderman, barambwira rero ugiye kutwandikira indirimbo, iyo ndirimbo ivuge kuri aya magambo ya naya. Niko kuyandika nyine, ntangira kuyandika amagambo gutya. Natangiye kurimba, najya mvuga nkajya numva amagambo ntari kuza. Ndataha ntashye mpamagara umutoza ndamubwira ngo ibi bintu ndi kumva bitabe indirimbo, hagareka mbikoremo ibisigo, kuko nayo maze iminsi nongozwa n'ibisigo bya Rumaga. Ndandika, ndagenda ndabereka, barambwira ngo ni byiza nongere, kigera mu minota 2. Muri iyo minota 2 nibwo Rumaga yaranankundiye, tukajya tuvugana. Rumaga nuko tumaze kuvugana arambwira ngo ni cyiza ariko ni gitoya, biba ngombwa yuko nyongera. Rumaga mwavuganye kuri telefone? Rumaga twavuganye kuri telefone mbere yuko natangira kwandika. Ukimara kuvugana n'umuntu w'umustari byaje waje kubyitwara mute cyangwa wiyumvishe gute? Abasizi ni abantu b'imfura, barumvana ntago bajya bakunda kugira ibintu by'ubwibone. We ni umuntu wumvishe ibyiyumviro byanjye, avuga okay uzabikore ntako bisa. Iryo jambo ritari inkomeza, ndavuga nanjye ibintu ngomba kubikora. Hari n'igisigo na kimwe urashira hanze? Igisigo nagishize hanze cyane mbabwiye, nicyo cya mbere kiri hanze. Urumva Rumaga nyine twaravuganye, tumaze kuvugana ntangira kwandika, nkajya mwereze Nganza akambwira ngo yongere audio. Ndayikora, audio yari igoranye kuyibona kuko byaturutse muri support y'abanyeshuri. Okay. Wize ku kihe kigo? Ikigo nizo nagari ni hano muri Gisenyi tu. Vugira hejuru bakumve. Ni hano muri Gisenyi, ni muri Gisenyi nigi. Ugitangira kwiyumvamo ubuhanzi, ubwo buhanzi hari uburyo watangiye kwiyumva no kwitwara. Witwaye gute? Hari uburyo umuntu yiyumvamo ikintu agatangira kuba yatangira kwambara binyuranye nuko yasanzwe yambara. Wowe witwaye gute muri ibyo ngibyo? Ngiye ibintu nyimara kumva yuko mfite kubishobora, ntago nagize ubwibone cyane, ahubwo ibintu byantoje guca bugufi. Ntangira kumva yuko ngomba gusahana n'abantu, kuko buryo ntagira rubanda, ntago iki gisego kiba kiri hanze mu maso y'abantu. Okay. Murumva rero bakunzi ba Meza TV, mwibuke gukora subscribe, mwongere mukore share and like, ndetse murusheho kuryoherwa n'inkuru nyinshi cyane. Okay, musore wanjye, ubu ngubu uri kwiyumvamo ubuhanzi, kandi nibyo twabonye ufite impano nyinshi cyane, ndetse uba wumva n'uruhe rwego ushobora kugeraho rukakunezeza kurenza uyu munsi? Urugego ibi bintu sibyo bijya gutangira, ubundi urumva nubwo byakozwe kimwe kiri hanze, ariko no kuvuga ngo ntago najya ku rwego rwo kwigondera ubushobozi mvuge ngo iki gisigo ngiye kukijyana muri studio kivemo ngikore amashusho meza. Byo ni ibintu ntarageraho, kandi ikindi nkeneye uko bino bintu byambera akazi bikajya bimereza umugati. Warangije kwiga? Oya, ntago narangiza. Ugeze mu kangahe? Narakoze, ubu ngiye kujya mu 4.
urumva none ubuhanzi bwawe uzabuhuza n'amasomo bigakunda bigakunda cyane ntabwo bizagutesha umwanya ahubwo njye nzabitesha umwanya ntabwo byandusha imbaraga kandi ari njye ushyiramo imbaraga zanjye ni ukuvuga ngo nzagerageza kubikontorora uyu munsi igihangano cyawe wagisohoye hanze ni iyihe radiyo ushobora kuba warakigejejeho cyangwa ubu ngubu imbuga nkoranyambaga zarateye ushobora kuba warakigejeje kuri cano ukanababwira iyo cano ku buryo bagira kugusapotinga gutyo murakoze mugende mukurikirane igisigo cyanjye igisigo cya mbere nashizeho n'ibindi biri mu nzira ntabwo ngiye guhagarara ukuvuga nkeneye mwebwe ko muntiza imirindi nkagera aho nifuza kugera n'undi wese yakwifuza ko nagera aramutse ankunda muragenda cano ni Janti Busoro izina ni Janti Bisoro umusizi ni Janti Busoro igisigo ni ese traffic nicyo kiriho ufite ababyeyi bombi bombi barahari wavutse mu bana bangahe navutse mu bana 12 wowe uri wakangahe wowe uri umuherereze njye ndi bucura ntabwo ni nkaho ntari bucura neza kuko mfite impanga yanjye niyo gato njye nkaba gakuru urumva ndi bucura neza ufite imyaka ingahe ko ndindirira rugamba ibyo ndi umujene ndi urubyiruko bakunzi ba Meza TV mwumvishe ngo ni umujene ni urubyiruko yanze kutubwira imyaka ariko iby'imyaka nta kibazo bigaragara ko ari umusore mutoya aracyari umusore mutoya cyane musore urabona ibihe ko biza bikagenda abandi busanga kwiyumvamo ko ari umusitari aba yiyumva gute cyangwa uko aba yiyumva hari uburyo aba yiyumva wowe wiyumva gute njye ntekereza yuko aho nshaka kugera ndi kumva na rimwe ku ijana sindayegera ndacyari muri 0 n'ibice nta kibazo niba ubifite turi kumwe hano n'umusore muri studio za Meza TV ariko musore wacu ubu ngubu mu rugendo rwawe rwo gutangira ubuhanzi hari ikintu ushobora gutangira ukabwira abanyarwanda mu rugendo rwawe ko simbizi mu rugendo rwawe mu rugendo rwanjye icyo nababwira ni ikintu amayira ntabwo aranoga ndacyafite imbogamizi ni izihe imbogamizi mfite ni uko nyine izina ryanjye ntabwo riraguka rigera aho nshobora kugera buri muntu akavuga ngo uyu nguyu twakorana kandi ikindi ndacyashora ntabwo byari byatangira kuntunga ni ikihe kikubogamira mu nzira zawe imbogamizi mfite wenda ni ukuvuga ngo niba nabyitute nahize mu kariti ntabwo nagiraho kure ntabwo mbese ibintu byanjye byari byagera ikota amasimbi ati ntabwo aragera ibwota amasimbi mu kwiyumva kwawe urumva ko byagera hehe ku ruhe rwego iyo rwego nifuza pe numva nshaka kugera ku rwego nk'urw'abasizi bagenzi bariho nka Rumaga urareba ahantu aba ageze urareba Kivumba ahantu ageze urareba Riderman ahageze Riderman nawe n'umusizi nubwo abicisha mu nzira ya rap Riderman n'umusizi mfataho nyikitegererezo ugitangira gusiga ni irihe jambo wavuze muri ibyo bisigo byawe rikaba ryaragufashije cyane navuze ko nzira ubusembwa iryo jambo ryagufashije ijambo irya mbere usibye ko ari navuze ndakagira rubanda kandi ndi ubusore buzira ubusembwa ijambo ryakubabaje muri icyo gisigo udashobora gusubiza inyuma ijambo ryambabaje urebye kino gisigo cyonyine byose kirambaje ijambo ryambabaje ni ukubona ibyo abantu bapfa icya mbere ni ukigenda ahantu cyangwa ukaba urimo utembera muri ibyo uko abantu ubona bapfa cyangwa ibyo bapfa cyangwa ibyo badashobora kuguhuza ugasanga harimo uko nyine gushwana ni hehe watembereye ibyo ngibyo urabibona ubona ko kubikuramo igisigo
n'ubundi ngenuye muri sosiyete ibintu byinshi ndabibona ugasanga abantu batandukanye barahujwe n'urukundo bagatandukanwa n'ifaranga sibyo ugasanga umubyeyi ari gushwana n'umwana bari kumwirukana kandi bitewe n'amafaranga ugasanga abantu bari gupfa ubutunzi ugasanga abantu barize hari ahantu navuze ngo sibyo ngo aba bo barize icyo yabarabize aho kugeza ibibazo ku musozo bariho barateza ibyorezo ngo bari gushaka ubuzima bashakira ubuzima mu bazima babambura ubuzima warumva ibyo ari bizima mvuga yuko barutwa n'abatarize kuko niba nta muntu ukitabaza undi bitabaza imbwa sibyo bitomba yuko icyo dupfa nyine kitugeze hari ese ubundi ufite umukunzi abakunzi mfite benshi turavuga umukunzi hari uburyo ushobora gukundana n'umuntu ariko ukamugira inkoramutima kurenza abandi bose inkoramutima za mbere ngira ni abafana okay turavuga umukunzi wa wundi bambika fiançaye ndacyafite byinshi byo gukora ibyo ntago ndabigeza okay none aha ngaha nta mukunzi ugira ndabafite turavuga wa mukunzi wo kwambika fiançaye abakunzi wo kwambika fiançaye dore ikintu cya mbere ngewe nzi urukundo ni rwiza ariko ngewe ntabwo nagera igihe cyo kuvuga ngo uyu nguyu mukunda cyane kuko Imana yavuze ngo nimukundane nk'uko nabakunze rero nanjye ndacyari kubakunda cyane kandi mbona abantu banjye bankunda cyane niyo mpamvu nanjye mba ngomba bakabakunda ntabwo nakuramo umwe iyo wicaye uri mu rugo uri kumwe n'umuryango ni ikihe kintu utekerezaho kurenza ibindi bitekerezo watekereje iyo ndi kumwe n'umuryango ikintu mba ntekereza igihe nzajya nta mu rugo ibintu ndi gukora bitangiye kuntunga kuko ntabwo babyumva cyane wasanga ari ikihe kibazo wowe urebye kutabyumva cyane baba bafite impungenge z'urubyiruko ruri hanze abenshi bishora mu biyobyabwenge ariko baba bavuga nagiye nubwo mbibabwira nyine nshobora kubabwira bakavuga ngo ntugire aho ujya nkagenda icyo gihe iyo ngarutse baba bafite impungenge bakavuga nta cyahindutse ese muri urwo rubyiruko rwishora mu biyobyabwenge urubona gute wowe rutekerezaho iki n'irihe nama ushobora kurukubwira urwo rubyiruko rero udafite icyo akora burya akenshi aba imburamukoro ubundi bw'umuntu witwa imburamukoro ntabwo aba afite icyo akora abantu b'imburamukoro akenshi nibo bagenda muri ibyo bintu ugasanga umukobwa agiye gucuruza ubugingo bwe kandi afite ibintu byinshi yakora ngewe mfite impano nizo mugiyeho wenda nawe ashobora gushaka ibindi ahugiraho niba nta n'impano afite agahugira mu kayi usibye yuko impano itangwa n'Imana kandi ntekereza ko nta n'umuntu n'umwe Imana itaha impano okay mu myaka umaze hano kuri iyi si kandi ni mikeya cyane uracyari muto ni ikihe kintu wabonye cyagutangaje cyane kurenza ibindi byose ikintu nabonye cyanangaje ikintu cyanangaje ni kimwe mu bintu byanangaje harimo n'urugendo rw'ubusizi kubona umuntu ukamukunda gusa ukisanga watangiye kwinjira mu bintu akora nawe utangiye kubikora bigaragara rero ko n'iminsi mike ukagira umukunzi ukamwambika fiançaye njye uri kureba njye nzi kwigana nkunda kwigana ahantu dore nk'ejo bundi nari ndi kwireba amavidewo ya Barusine numva ndi kumubasha kandi urumva ngenda umuntu mbese ibintu byo kwigana amajwi y'abantu njya mbibasha nicyo kintu kiba kinangaza cyane wisanga mu mpano yo kwigana amajwi y'abantu runaka n'uwuhe musizi ufata nk'icyitegererezo mu gihugu cy'u Rwanda umusizi wabyeruye cyane mbese ni babiri ariko uwibanze cyane bamwita Gatsinzemere hanze y'u Rwanda ni abasizi nzi ibintu nibwo nkibyinjiramo Gatsinzemere wa tuterera agapera mu gisizi cye mu gisigo cye Gatsinzemere ni Riderman hari igisigo hari indirimbo akunda gukora ibisigo ariko hari ikivuga ajya avuga ngo ni igitatere gituma umutozo w'umutima ugwa rugamburira abagabo niwe ruganzo kubwa sibye akaba rusake warusangiza abahizi rudahika inyuma intebe ruhu rw'ingona ruhingoma kora ndebe ni igisumizi kuva ku mutwe paka kwino akaba kabaka kimikaka yaguguna na Sadinyo mu rwesantwari bajyaga bamwita amashetani atagatsinza afata Riderman kubw'amani ngo niyo arapigaga akarapa nka papa kacafaya ni ibintu nk'ibyo mwabyumvise rero bakunzi ba Meza TV hano turi kumwe n'umusore afite impano cyane ariko
ni umusore ariko ntabwo ari umusore cyane ariko kuki uvuga ngo ntabwo ndaba umusore cyane? okay, ari kubyemera ko ari umusore, ni umusore cyane kuko afite impano, afite muri we ikintu gikomeye cyane cyagirira abanyarwanda akamaro. Musore, ku myaka mike yawe, ku myaka utatubwiye, hari uburyo hari uburyo kwitwara ku ishuri witwara ute ko mbona ukiri muto cyane? Ndi umunyarwenya ku ishuri, n'ubusanzwe nkina urwenya. Mu nzira zawe ugenda, ninde muntu wigeze kuguhemukira bikakubabaza cyane? Abamemukira bo ni benshi, cyane cyane n'abantu banca intege. Ariko umuntu unca intege akenshi ari mu bantu bankomeza cyane, kuko nzi ko ngewe nta muntu ushobora kunca intege njye hasi. Niyo mpamvu mba numva yuko umuntu unca intege azagumeho, ntabwo mba mvuga ngo ave mu nzira, azahagume. Burya inzira zigoye nizo utoramo igikomeye. Batubwiye ngo ufite ababyeyi bombi? Ndabafite bombi. Bazi ko ufitiye impano? Nta kimwe batazi. Wiga mu kangahe? Niga mu gatatu, ndaharangije ariko ngiye mu kane. Wanze kutubwira imyaka. Mu rugendo rwawe rw'ibisigo, hari uburyo abandi babona ibisigo cyangwa bakabona ikintu gihabanye n'icyo ngicyo, cyane cyane igisigo bakabona ni ikintu kigoye cyane. Wabwira iki abantu babona ko bigoye? Niba bigoye akumva ko bigoye, n'ubundi bizaguma bimugora. Ariko niba yumva yuko we ashoboye kurenza byo, nabyo azabibasha. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni muri Bugoyi. Muri Bugoyi. Mu wuhe mudugudu? Umudugudu ntuye muri Gisenyi. Muri Gisenyi. Bakunzi ba Meza TV, murukumva ko nshaka kwakira agapira. Hari ibintu ngemba numva umuntu atatanta mweretse. Bitwereke. Niba naje ahangaha kugira ngire icyo mbereka, mba ngomba kugira ikintu mbereka. Kitwereke. Nzi kwigana Riderman, nzi kwigana Rusine. Muri ibyo bintu bibiri numvaga ari ibintu nshobora kubereka. Gerageza. Kamere kuri Rusine. Umva, ngewe sibyo ibintu bya Meza TV. Ngenda bikunda cyane. Umva ubyumve neza, sibyo? Uba injo zarebe irakamera ngewe ndayiruta ko yageze hano kuje. Murukumva rero ko ari ibintu by'igitangazo, no musore azi kwigana amajwi y'abahanzi runaka. Wakomeza n'abandi? Njya nigana ni Riderman. Akijwi ryaritse ntago njya mbibasha neza, ariko kangerageza. Hari indirimbo yaririmbye njya nkunda bayita Urugamba. Hari indirimbo yaririmba bita Ukuri. Ajya avuga ngo Riderman abarizwa Vatican cyangwa Imaka, nana hamwe Riderman asenga Imana, Bibiliya na Korowani byose mbona ari sawa. Yaba twashoboraga gukora ibyo bidusaba, ijambo ryiza dukesha intumwa Yohana, Imana n'urukundo udakundana ntazimana. Bakunzi ba Meza TV, mwibuke gukora share, mwibuke gukora subscribe, ndetse mwibuke na like na comment musi, kugira ngo murusheho kuryoherwa n'ibiganiro bya Meza TV. Hano umusore afite impano itangaje cyane, mwurukumva ukuntu ari kwigana Riderman, arabikora cyane. Musore, ukiyumvamo impano yawe iratangaje, uzi kwigana ndetse ufite n'ibisigo byawe. Muri ibyo bisigo byawe wumva ko kuba ubifite nonaha muri uyu mwanya, ni ikihe kintu, ni irihe shema bigutera mu mutima wawe, ndetse ni ikihe cyizere uko uzagerayo? Icyizere ufite nuko uzagerayo. Okay. Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi, ni uruhe rugendo wigeze kugenda? Muri urwo rugendo wagiye, ni ikihe kintu cyakubabaje?
urebye ibintu byambabaje ni byinshi ariko njye ikintu cyakigoye ikintu cyambabaje ni igihe pe ngitangira ibintu by'ikinamico najyaga mbikora nataba kankubita kandi nzi ko nta kibi nakoze ariko burya bajya bavuga ngo imihini mishya niyo itera amabavu byari kera uravuze ngo imihini mishya niyo itera amabavu ako kantu wakigishijwe nande ko mbona ukiri muto njye ibintu by'ubusizi ubwo mbitangiye vuba ibintu by'amasirenge nabaye mbivuyemo sibyo ko nazo nzibasha ariko ubu ngubu gahunda ndi kwibanda ku muco cyane gahunda uri kwibanda ku mucyo ndetse umuco waraje wisanga muri uyu muco ubona gute n'uwo wiga mu bitabo ikintu giye kimbabaza ni kimwe n'uko uyu muco mbona utangiye kuzimira umuco wiga umuco wiga ni umuco wumva umuco w'iki gihe n'umuco wiga wowe umuco wiga iyo utekereje mu bitekerezo ubona uhabanye n'uw'iki gihe ubona bitandukaniye ndavuga u Rwanda rwa kera n'urw'ubu ngubu umuco wa kera burya twe dukomeye kuri gakondo yacu sibyo ariko iby'ubu ngubu usanga Rumaga niwe wavuze neza avuga ngo ese kutaye umuco w'iwanyu ukaba utazi n'uwahandi abantu uzajya mu byo ntazi ukavuga ngo uzi ikinyarwanda ushaka kujya kwiga uruzungu ziga uruzungu ni icyawe gakondo utarakiminuza utakizi neza nuko nguko umuco wacu bigaragare ko ntabwo uri kuwemera umuco w'iki gihe ibyo nta muco uhari kubera icyo uvuga ngo nta muco uhari nuvuga ko nta muco uhari biragaragara ko nta muco ugihaba benshi ntabwo bagifite umuco bose niko badafite umuco njye ndasobanura ukuntu umuco urareba mu kirango cy'u Rwanda harimo agaseke kari agaseke gasobanuye ubusugi kera twahoranye n'abagabo b'amasugi bose ari amasugi kandi urabizi kera yuko habaga ubukwe uravuze abagabo ni amasugi kera habaga abagabo b'amasugi burya ubusugi ni ukudahumana sibyo umuntu wese wahumanye aba atari isugi nawe niba uzi ko wigeze guhumana urumva ntabwo nigeze guhumana ahubwo guhumana ni ukuhe ntabwo mbizi umusore wacu ari kutubwira ngo guhumana bakunzi ba Meza TV namwe mwadufasha mukandika kuri comment ari kuvuga ngo guhumana ntabyo azi turagira ngo dusobanurire guhumana ntabwo mbizi guhumana ni gute guhumana urabona umukobwa niba ari umuntu wiyubashye ukabona yatangiye acuruje ubugenge bwe ubuzima bwe bushize mu kangaratete icyo gihe aba yataye ubusugi kandi kera iyo bajyaga gukora mu mihango y'ubukwe iyo basangaga umukobwa atari isugi icyo gihe muri ubwo bukwe habaga igikorwa cyo kunywa inzoga zibishye nta nzoga ziryoshye zabaga none nawe urahita utekereza ugereranyije n'ubu ngo biramutse bigarutse inzoga zanyobwa uko zaba zimeze ntabwo ngo zibishye oya ubibaza abadukurikiye barakugusubiza ubusugi bwo butakazwa gute ku bantu b'igitsina gabo ko wavuze ngo ubusugi buratakazwa abasore buriya bajya bavuga abasore twebwe tugira ubumanzi kandi buriya igisobanuro cy'imanzi ni intwari kandi kuba umusore gutakaza ubusugi k'umusore sibyo ni ukwigwirizaho ubusembwa uravuze ngo ni ukwigwirizaho ubusembwa gutakaza k'ubusugi ni ukwigwirizaho ubusembwa n'umukobwa nyine watakaje ubusugi nawe aba yaragwije ubusembwa kuri we aba yaragwije ubusembwa hanyuma ubusembwa isugi igitsina gabo kigira ubusugi igitsina gabo kigira ubusugi ugiye ko ubusugi nakubwiye yuko ubusugi ari ukudahumana mbese umuntu wataye ubusugi aba yahumanye igisubizo urakiha watubwiye ko ufite impano kandi twabibonye ni impano nziza cyane urifuza kuba wifuza iki kumva ko mu kutekereza urumva ko uracyafite imyaka mikeya cyane
urukumva ko mu buhanzi bwawe usabwa iki? mu bantu icyo nsabwa ni ugukora cyane, ni ukudacogora. Ntabwo ngomba gucogora, kandi niba natangiye urugendo buriya niba bavuga ngo ubuzima ni nk'igare, ni ukuvuga nanjye ndacyafite gukomeza kunyonga, nta mwanya wo gufata kuri feri. Nta mwanya wo gufata kuri feri. Uzagera kure kungana iki? Sindamenya, gusa aho kunjyaho nifuza nuko mbibona. Rubanda ni mu nyumva, njye nzagera kure birenze uko mbikeka. Uzagera kure birenze uko bikeka. Ni ikihe kintu wifuza kugira ngo, ni ikihe kintu wabwira abafana bagukurikiye ba Meza TV? Njyewe tunasoza inzozi njye mfite inzozi zo kuzaba umukinnyi wa filime, kuko ni ibintu nakuze nkunda. Mfite inzozi zo kuzaba umusizi w'icyitegererezo, nanjye nkazagira abo murikira nk'uko nanjye Rumaga yamurikiwe na Riderman. Reka nkubaze ibibazo bitatu. Icya mbere, uramutse ukangutse, uramutse urose, uri mu mbaga nyamwinshi, ari wowe bakurikiye, wakwifata ute? Nababwira icyaba kingejeje aho. Icya kabiri, mu muryango wawe cyangwa muri famiye, nuhe muntu ukunda kurenza abandi bose? Umuntu nkunda kurenza abandi bose ni umuryango muri rusange. Icya gatatu, vuga icyamamare ukunda kurenza abandi bose ku isi. Ni Gatsinzi Emery. Urakoze cyane. Ni iki wabwira abakunzi bawe ko tugiye gusoza? Ikintu njye nabwira abakunzi banjye ni ukunshyigikira. Mfite imbuga 3 nkoresha, wenda nkoresha Facebook, Instagram na YouTube. Hose ni Gentil Busoro. Kuri Instagram ni Gentil Busoro, bakore follow. YouTube naho ni Gentil Busoro, na Facebook ni gutyo. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Bakunzi ba Meza TV rero, turabashimiye cyane kubwo mwadukurikiye kandi mwihanganye. Turabashimiye cyane. Twari turi kumwe n'umusore wanyu rero hano kuri Meza TV, kuri TV Meza TV, ndetse turabashimiye cyane kubwo mwadukurikiye. Inkunga zanyu zirakenewe, mwumvisha impano yafite, ni igitangaza cyane. Turifuza rero ko tuzamubona nawe ari ku rwego ruhambaye cyane rurenze urw'uyu munsi ariho. Turabashimiye kandi mwakoze kudukurikirana. Mwibuke gukora like ndetse comment, share, subscribe, ndetse turusheho kubana namwe mu ngingo zacu za buri munsi. Turabashimiye cyane. Ciao ciao.